Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, kubera umunsi mwiza. Ubuntu bw'Imana buguherekeze, bugushorere mu byo ujyamo byose kandi bugushoboze. Urangiza umunsi ufite amashimwe n'ubuhamya ko Imana ariyo kwizerwa, ko Imana igira neza. Wizengurutse amaso ushakira ubutabazi hirya no hino, uzagiuka ku Uwiteka ariwe mutabazi wawe, niwe murengezi wawe. Nugira n'icyo ushaka ku bantu, uzajya uvuga ngo Uwiteka nakimpesha, uyu muntu araza kungirira neza, ibi nibi biraza gucamo. Natakimpesha kandi ubwo ndaza kubonera ahandi. Bituma ubana n'abantu amahoro, utagira n'umuntu n'umwe witwaraho umwikomo nkuko bavuga, kuko Uwiteka iyo yakinguye nta muntu ubasha gukinga, kandi iyo yakinze abantu nubwo bakwiteranya ntago bashobora kutugirira neza. Turacyasoma ijambo ry'Imana muri Zaburi, turi gufatanya Zaburi ya 26 na 27 zirimo gusenga ku mutima wa Dawidi. Kuva ku murongo wa mbere ngo Zaburi ya Dawidi. Uwiteka uncira urubanza ko gukiranuka kwanjye ariko ngenderamo, kandi niringira Uwiteka ntashidikanya. Uwiteka unyitegereze, ungerageze, gerageza umutima wanjye n'ubwenge bwanjye. Aha ni handi tuvuga ngo ndondora, nk'ayandi bivuga ngo ndondora umenye. Uwiteka aturondore, tumenye uko tumeze, tumenye imitima yacu icyo yibwira, tumenye ingamba zirimo, hanyuma dusangemo bitaboneye, Uwiteka dufashe kubikuraho, twe kugira ingamba mbi mu mitima yacu. Mwiko ko abantu batabasha kureba aho ngaho, twebwe hari igihe natwe tuhareba tukibeshya, ariko Umwuka Wera yamuritse tubasha kumenya ukuri ko mu mutima wacu, twasanga harimo ikintu cyanduye, tugaharanira kugikuramo dufashijwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ku murongo wa 3 ngo kuko imbabazi zawe nzireba mu maso yanjye, kandi ngendera mu murava wawe, cyangwa se mu mibereho yanjye nkurikiza ukuri kwawe. Niko biri ijambo ry'Imana yavuze ngo sinicarana n'abatagira umumaro, kandi sinzagenderera indyarya. Nanga iteraniro ry'inkozi z'ibibi, kandi sinzicarana n'abanyabyaha. Iyo bivuze kwicarana no kugendana, ntibivuga kwicarana muri bisi, mu modoka, ntibivuga kwicarana muri office, ntibivuga kubana mu rugo, oya, bivuga kutaba mu migambi y'ababi. Abo bashobora gupangira abandi bantu ibintu bibi, imigambi mibi yo gusenya ubuzima bw'abantu. Yo imigambi mibi twese turayizi, ntukicare muri iyo migambi. Nicyo Dawidi arimo kuvuga, ntago bivuga kwicarana bisanzwe, kuko tuzicara natwe ubwacu tuba dufite ibyaha, n'abandi twicaranye nabo wenda ari n'abanyabyaha, ibyo ntacyo bitwaye. Ariko kuba mu migambi y'abagizi ba nabi, ibyo ntibikwiriye umuntu uri muri Kristo Yesu. Ku murongo wa 6 ngo nzakaraba ntafite igicumuro, niko nzazenguruka igicaniro cyawe Uwiteka, kugira ngo numvikanishe ijwi ry'ishimwe, mvuga imirimo yose itangaza wakoze. Uwiteka nkunda ubuturo, aribwo nzu yawe, n'ahantu bwiza bwawe buba. Nongera kunezezwa n'urukundo Dawidi akunda inzu y'Imana. Ibi turabizi uretse no muri Zaburi, mwibuka ko Imana yaramubwiye ko atazayubakira ubuturo, ko yamennye amaraso menshi, ibiganza bye byarimo amaraso menshi n'intambara nyinshi, ariko aragenda runda ibikoresho byo kuzubaka inzu y'Imana. Ese uyu munsi ufite urukundo inzu y'Imana ubarizwamo? Simvuga inzu ariyo wowe utura bw'Umwuka Wera, ibyo birukwabyo n'umwihariko, ariko ndavuga inzu y'Imana ubarizwamo, itorero rya Kristo ry'akarere waba ubarizwamo. Ese uryitayeho, cyangwa uri umuntu uza ukosora uvuga aba batinze gutegura intebe, abatinze gukora ibi nibi, batinze gukora, nyamara uri umwe mu bagira ibyo bakemura. Iyo umuntu afite urukundo rw'inzu y'Imana, ahora yumva yagira umumaro aho hantu, ibitameze neza yagira uruhare rwo kubikemura. Ibyo nibyo bidukwiriye nk'abana mu rugo rwa Data. Ku murongo wa 9 ngo ntunkureho umwuka wanjye ubwo uzakuraho abanyabyaha, cyangwa ubugingo bwanjye nk'abavusha amaraso. Amaboko yabo arimo igomwa, ukuboko kwabo kw'iburyo kuzuye impongano, ariko ngeweho gukiranuka kwanjye niko nzagenderamo, uncungure umbabarire. Ikirenge cyanjye gihagaze aharinganiye, mu materaniro nzashimiramo Uwiteka. Ahantu havuze ngo umunyabyango mu kuboko kumwe harimo impongano. Impongano ni ibiguzi umuntu atanga kugira ngo undi muntu acirwe urubanza rubera, cyangwa se undi muntu agirirwe nabi. Ibyo ngibyo ntago bidukwiriye twebwe abari muri Kristo Yesu. Duhagarara haringaniye, ahantu hakwiriye mu nzu y'Imana, aho tubasha gushima Imana umunsi ku munsi. Nituvuga mu nzu y'Imana no kuramya Imana, si bya bindi dukora mu materaniro yo ku cyumweru mu gitondo gusa, ahubwo n'ubuzima buramya Imana umunsi ku munsi, n'ubuzima bukora ibikorwa butekereje neza ngo Imana nibyerekezaho amaso iraza kunyurwa nabyo, iraza kubyishimira. Ibyo nibyo bidukwiriye. Impongano mu bikorwa zitangwa zihishwe, ni ibintu umuntu akora rwihishwa afite abandi bantu abihishe. Ibyo ngibyo ntibikwiriye kuba mu buzima bw'abana b'Imana. Zaburi ikurikiyeho ya 27 kuva ku murongo wa mbere ngo ni Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Ubwo abanyabyaha banteraga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye barasitaye baragwa. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Ibi biratwereka kuvuga kwatura ko umuntu ufitanye n'Imana ubusabane, ko umuntu wizeye Imana ijana
ijana. Ngo ninde watuma mpinda umushyitsi, niki cyantera ubwoba, ko Uwiteka ari we gakiza kanjye, Uwiteka akaba ari we mutabazi wanjye. Nubwo ingabo zabambira amahema, nuvuga ngo zangota impande zose, nubwo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Waba urimo guca mu ntambara, ariko umutima wawe nukomere, kuko Uwiteka ni umutabazi wawe n'ubuhungiro bwawe, kandi ntacyo uzaba kirenze icyo yemeye ko kikubaho, kirenze icyo yagennye. Uhumure, umutima wawe ukomere. Ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwisho bwo mu ihema rye niho azampisha. Azanshyira hejuru ampagarike ku gitare, n'ubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose. Ntambire ibitambo by'ibyishimo mu ihema rye, ndirimbe, ni koko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka. Biracyatwereka ubusabane n'urukundo Dawidi afitanye n'umwami we, cyangwa se n'Imana ye. Ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Ese ujye ukumbira ibihe byo kubana n'abera muramya Imana? Ese ujye ukumbira ibihe byo kubana n'Imana? Uzi ko hari igihe duhugira mu bindi bintu byinshi bidufashe, harimo n'ibitunezeza. Ushobora kureba ibintu amaso yawe akunda, amarangamutima akunda, ariko ari ibikorwa biri aho kure, bitarimo gusabana n'Imana, bitari mu iteraniro ry'abera. Kandi umuntu akumva ntacyo bitwaye kuba yamara ukwezi, yamara abiri, yamara none korona yaraje izana ibintu aho abantu benshi badaterana, bamwe barabimenyereye baguma iyo ngiyo. Ariko dore umutima ufitanye n'Imana ubusabane, uhora ukumbura kuba mu materaniro y'abera. Mwibuke ko Dawidi arimo abivuga, ari umwami afite indirimbo n'amashako n'abantu bamubyinira, ariko agakumbura kuba mu nzu y'Uwiteka. Ngo nkumbura kuba mu nzu y'Uwiteka. Ngo icyo ngusaba ni kimwe, kandi icyo nzajya hora nifuza ni kimwe, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Ese urwo rukundo rwo kuba mu nzu y'Imana ruracyari mu mutima wawe? Niba warutakaje, wongere urugarure, Mwuka w'Imana arukugaruremo. Bye kuba umuhango gusa, bye kuba kujyayo gusa kuko byari ngombwa, ahubwo bibe mu buryohe bwinshi. Ibyo bintu Mwuka Wera ajya abikora mu buzima bwacu. Ku murongo wa 7, ngo Uwiteka umva gutaka kw'ijwi ryanjye, umbabarire unsubize. Umutima wanjye urakubwiye uti, wavuze uti nimushake mu maso hanjye. Nuko Uwiteka, mu maso hawe ndahashaka. Ntumpishe mu maso hawe, ntiwirukanishe umugaragu wawe umujinya. Ni wowe wahoze uri umutabazi wanjye, Mana y'agakiza kanjye, ntunjugunye, ntundeke. Wavuze ngo Mana, ngo dushake mu maso hawe, none ndahashatse, ntuhampishe. Ndakubwiza ukuri, nushaka n'Uwiteka umwete, nta kabuza uzamubona. Ngo azemera tumubone nitumushakana umutima wacu wose. Wigira imbere mu kumushaka, ni mwiza, arahambaye. Ibyo tumumenyaho bihora ari bike cyane ugereranyije n'uko ari, n'uko angana. Nta na rimwe kwigira imbere mu kumushaka bizakubera igihombo. Nta na rimwe kwigira imbere mu kumushaka uzabihaga ngo uvuge ngo naramumenye birahaye. Ahubwo ko twigira imbere, niko inyota yo kumumenya, niko inyota yo kwegerana nawe irushaho kugwirira muri twebwe. Ku murongo wa 10, ngo ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Uwiteka ujye unyigisha inzira yawe, unyobore inzira y'igihamo kubw'abanyubikiri. Ntumpa bantera kunkora uko bashaka, kuko abagabo b'indarikwa bampagurukiye n'abavuga iby'urugomo. Abagabo b'indarikwa ni abantu baza guhamya ibinyoma, bahawe impongano runaka kugira ngo bahamye ibinyoma. Bampagurukiye n'abavuga iby'urugomo. Ntutume abantera bankora ibyo bashaka. Abagabo b'indarikwa n'abandi bavuga iby'urugomo, ntutume imigambi yabo ishyirwa mu bikorwa ku buzima bwanjye. Ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Uyu murongo wa 13 n'uwa 14 nifuza ko byaba mu buzima bwawe. Ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Hari igihe ubuzima buba bubi, umuntu akumva ineza yo mu isi yarashize, azongera kubona akaruhuko uko ageze mu ijuru. Ariko reka isengesho ribe iryacu. Mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Ukiriho, paje z'ubuzima zahindurwa, impapuro zahinduka, nawe ineza y'Imana ikaba mu buzima bwawe. Hanyuma tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Kuzageza ku kuka kawe kanyuma uzaba ugitegereje Uwiteka n'ibyiringiro byinshi. Imana iguhe umugisha, Imana ikugwirize imbaraga, ijambo ry'Imana rigwirire mu mutima wawe. Ugende ugira irindi hishurirwa riri butuma umutima wawe ukomeza gutegereza Uwiteka, utanamutse udacogoye, kuko Uwiteka ni mwiza kandi ntabwo ahemuka ku isezerano rye. Imana iguhe umugisha, ugira umunsi mwiza.